Dukomereze i Rusizi mu makuru afite ahuriye n'ibikorwa remezo nubwo abatuye mu kagari ka Kabahinda mu murenge wa Mururu byitwa ko batuye mu mujyi wa Rusizi bamwe basanga ngo bidahura n'ukuri kw'imibereho yabo kuko ngo bakiba mu bwigunge kubera kutagira umuhanda ubahuza n'umujyi nyirizina kugeza naho ngo bagiheka abarwayi mu ngobyi ya Kinyarwanda kuko mbiranse kuhagera bigorana. Hari icyo akarere ka Rusizi kabivugaho, tugiye gukurikira mu nkuru ya Jean de Dieu Ndayisaba. Turi abanyamugi kw'izina. Abo ni abatuye abafatwa nk'umujyi wa Rusizi mu nyandiko z'akarere zigamije kuwagura, bavuga ko batiyumva nk'abatuye umujyi koko bitewe no kuba ari ibikorwa remezo batabona, bityo bagasanga kwitwa abanyamugi kwabo biri mu nyandiko gusa. Ni umunyamujyi ariko ibiranga umujyi ntabyo dufite. Nta mujyi ntuyemo naha mu Bahinda mu Kabahire ndanacumbitse nta nzu ngira. Nta mujyi uri hano ntawo mana. Ni muri Mururu nyine no murenge turimo, ariko aho iwacu ni icyaro. Wenda mwadufasha umujyi ukahagera. Hano witwa mu mujyi ni Kamembe, ariko hano naho hari ibyanditswe ariko ntibyakurikiwe. Ni kubera kuko tutabona imodoka. Dukuza abana bose bigendera. Ukumva bamwe bibereye i Kamembe, abandi bari za Kigali. Kurya hano umwana wongera uherutse kuza imvura iragwa ari Kamembe bukisura i Kigali. Yashika hano kubera imvura. Kuri bo basanga kugira ngo mve ko batuye mu mujyi nibura agomba kugira umuhanda wa kaburimbo kuko ngo wahindura akagace mu buryo bwihuse, na cyane ko kubudari kugeza ngo bigorana kubona imodoka na moto cyane cyane mu gihe cy'imvura, bigatuma bagikoresha ingobyi ya Kinyarwanda kugira ngo bageze abarwayi kwa muganga. Ibyo dusaba ubuyobozi bw'akarere nuko baduha umuhanda. Icyo dusaba cyambere umuhanda uduhuza na Kamembe na Karangiro hari kaburembo ijya Bugarama na Mushaka, bakaduhuza na Kamembe uciye w'inteko ukagera Ruganda ugahura na Kamembe. Ugira ikibazo cyo kuba warwaza cyangwa warwara, kubona moto ishobora kugutabara bikaba ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyo dukeneye kugeza umurwayi kwa muganga, imvura yaguye, moto idashobora kubona aho inyura, twiyambaza ingobyi. Icyakora umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dogiteri Anicet Kibiriga wemera ko aka gace kakiri inyuma bihabanye no kuba kabarirwa mu mujyi, avuga ko muri gahunda y'imyaka 5 y'iterambere ry'akarere ka Rusizi harimo igisubizo ku kibazo cy'umuhanda uza aka gace na Kamembe. Nibyo hari imirenge twabonye ko ari ngombwa ko igomba kuza mu mujyi kugira ngo umujyi waguke. N'uriya murenge wa Mururu urimo rero, kandi noneho hari ufite ibibazo bimwe na bimwe bijyanye n'imihanda, ku buryo hari gahunda iteganijwe muri gahunda y'imyaka 5 ishyizweho y'iterambere y'imyaka 5 y'akarere. Iyo mihanda nayo iteganijwemo. Kuba batiyumva ko ari mu mujyi byo cyo birumvikana kuko mu by'ukuri ntabwo aho rero birumvikana ko mu gihe imihanda imaze kuhagera imeze neza bakwiye kumva ko ari umujyi. Muri gahunda yo kwagura umujyi wa Rusizi imbere ari umurenge wa Kamembe gusa, hongereweho imirenge ya Giheke, Gihundwe ndetse na Mururu. Uretse kuba mu duce tumwe na tumwe twongereho bagitaka ibibazo by'imihanda, hari naho usanga hava ko amashanyarazi yaho agifite imbaraga nke ngo ku buryo gukora imishinga imwe n'imwe bikiri ikibazo. Nta mujyi uri hano ntawo mana. Kubera kuko tutabona imodoka. Radio TV ni mu karere ka Rusizi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba.